zitari ziriho. Imana iri kwandikisha inyandiko ku mpu. Yari ishaka kuduha impu, yari ishaka kuduha inyandiko. Icyo bavuze cyabaye umukungugu n'uruhu n'inyandiko. Buriya ntabwo ari umubandi. Ntabwo mutakura nk'ubw'inzoka. Ntabwo uri umubandi. Mutakura nk'ubw'inzoka. Icyo uvuze cyabaye umukungugu n'inyandiko, ntabwo ari uruhu. Noneho rero reka nze tubereke kuriya ni ukuzuza igikombe cya Roma muri cya gitabo cyitwa abajesuite. Ku rupapuro rwa 9 baranditse baravuga ngo inama yabereye itrante niyo yashizeho urugamba rukomeye Gatolika yari kurwana n'abagorozi. La première attaque sur la position des réformateurs concernait la Bible. Igitero cya mbere bagabye ku bugorozi cyarebanaga na Bibiliya. Ces scorpions venimeux, izo nzoka z'ubusabwe, réalisèrent très rapidement cancellement la confusion sur l'origine et l'authenticité des écritures. Ngo bamenye yuko nibemeza abantu yuko nta Bibiliya y'umwimerere iriho, que la certitude des réformateurs sur ces choses qui confondirent la papauté pouvait être dévalorisée. Yuko akabagorozi kazaba karangiye. Ngo nibemeza abantu ko nta Bibiliya y'iki y'umwimerere, akabagorozi kazaba kagenzi. Reka mbabwire ngo kirani igitero cyagabwe ku bugorozi. Ariko noneho biragaragaza abo baribo n'uwo bakorera. Ibyanditswe byera ni umutsima w'ubugingo. Igitabo cya Yeremiya 15:16. Amagambo yawe amaze kuboneka ndayajya maze ambera umunezero. Amen. Ijambo ry'Imana rizima ni ibyo kurya, ni umutsima w'iki ubugingo. Ngo banzi ijambo rizima ry'umwimerere umutsima w'ubugingo baravuga ngo ryahindutse umukungugu. Ko bari kurya umukungugu babaye bane. Mika 7:13 haranditse ngo ariko isi izahinduka ikidaturwa izize imbuto z'ibyo yakoze n'abayituyemo. 17 bazarigata umukungugu nk'inzoka. Ibyari ibyo kurya by'ubugingo baba baravuze ngo babaye umukungugu kuko batashobora kurya ibyo kurya by'ubugingo, bemeye kuba urubyaro rw'inzoka niko rwahariwe kurya umukungugu. Haleluya, haleluya. Kambahishurira kabanga twahishe kabara abagabo. Bari abagabo umurimo wabo nubuhe? Sibora? Birukiye muri Bibiliya birukanze ku rupapuro rw'iki rw'ibanze. Urupapuro rw'ibanze n'umuhanuzi warwanditse. N'umuhanuzi warwanditse. Mwabazumushitsi. Mwabashitsi mwe n'umuhanuzi. Ahubwo yageze ngira bango mu gihe usoma ujye utanga izina ry'igitabo. Haleluya. Imana yamenye ko ndege yazabaho akaba ari umuriganya. Yandika inyuma ngo kugira ngo umuntu arange umurongo wo muri Bibiliya abagomba kuvuga izina ry'igitabo. N'igice. None mw'abantu b'Imana mwabaduhaye igice n'umurongo. Yumva umurimo w'abavuguruzi noneho. Agatabo kabo basohoye terete yabo yitwa ngo ivugurura. Iki? Ivugurura. Baranditse n'abavuga ngo umuvuguruzi ni muntu ki? Umuvuguruzi reka tuvuge yavuze. Umuvuguruzi ni muntu ki? Umuvuguruzi ni uvugurura inyubako, n'utera amarangi, n'uvugurura ibikoresho. Akazi ko muri Uganda k'abavuguruzi mushaka amazu gose gabaye inyirane gatane bavugurure kari. Haleluya, haleluya. Noneho mumve ibyatsinze abavuguruzi. Ibyagenze bite? Baratsinze. Bareze kandi baratsindwa. Bavuze 68,000. Twireguye ukuntu babiriye bongeye kubivuga. Mwumvishe ndege yavuze ati ariko mu minota turasubiza koko gara amafaranga bambeshye yabivuze. Mwabashishimwe mwumvishe aje kubikomoraho. Nazanega amafaranga vuba. Icyo cyatsinze abavuguruzi. Bavuze ibibanza bari kwiregura ngo
ngo twarabigurishije. Ikibazo no kugurisha ahubwo ngewe na Ndera mukuru w'abavuguruzi tugeze mu Rwanda tubivumbuye bagombye gukubita amavi hasi twarabihishe twarabiguze bantu b'Imana mutubabarire n'Imana igenze te none bari kuza kwiregura ngo twarabigurishije itegeko se no kubigurisha ahubwo no kugenda gutera muse mwihane kuko mwaguze ibibanza reka mbabwire birakomeye kiriya nzira y'Igisenyi baduhaye amafaranga make baduhunga 90 by'amadolari barahishe twari bana bidolari n'ibidolari usiganya amafaranga no kuri patakaye mu nzira byararagiye cyane iyo nayo inzira y'ingingo yabatsinda twababajije izina ryabo iki izina ryabo turetse kuyobate twababwiye ngo baduhe igice n'umurongo aho Imana yabise ngo abagorozi bakora umurimo w'ivuguru na n'ubugoro bahasomye abashitsimwe bahasomye none se baza tukabababarira bakabatezwa mu izina ry'Umwami Imana iyo nayo ingingo agenda gute twababwiye ngo mutwereka Imana yabatumye ngo muzitwa muzagenda bati ubwo twebwe tubura ngo Imana yatwise abagorozi n'amazina yacu yanditse mu ijiko turabagorozi tubibura kuko twe turabagorozi twari kwihana ariko turakomeje kwihagarara barunamye bose hari ingingo yabatsinze ubu turi kubabwira ingingo zabatsinze kuko debi narangiye ni 10:00 tugahereje abasitsi ijambo muraho bareze konte batureze konte ngo twarababesheje tukimara gusobanura ukuntu bayahishega mu byo bibahinga ibidolari byinshi no mudiyakoni bitaragije Imana twamusanze Kigali Nyamirambo mu ruzuru nini cyane aravuga ngo iyo bibaye ibifaranga byinshi turagendera tukabirunda kuri konte muri banki mwumvishe bonye kubivugaho batsinzwe ntago batsinzwe kuri iyo ngingo batsinzwe ntago batsinzwe abo batsinzwe mu izina rya Yesu Kristo yego reka tubaze Bibiliya mbese Yesu we nawe uri umugorozi Abaheburayo 5 umurongo wa mbere ukuhani wa Kristo udani ngane icyenda naye alipokwisha kukamilishwa wa Kristo akakuwa mtengenezaji wa wokovu wa milele kwa watu wote. Haleluya amen. Iyi ngingo yabatsinze ingijana na 20 mu Uganda bazongera kuzigarura dosiye y'intumwa 120 n'intumwa zabo zarigitishije ubarega ninde bihaguma n'isandege naze twandika dushake za ntumwa z'iby'ubuntu azizane natwe tuzane haguma uzabura nabwo abatsinzwe singoma bashitime iyo nyingo yabagenda gute nayo yabahemuye yabatsinze twazongera kubigarura iteka icyakora twebwe tunakomeje kubabarira nta kundi erega nabira 168 bari 138 bariye ibihumbi 138 bari mwabashitsi mwe kuko dushaka kujya mu ijuru twese buno bakubise amavi hasi bakavuga ngo mutubabarire ntago twabona ko tuyagarura twarayariye twababarira abagorozi bakomera ko tubabarire bagire gutya amen 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 abashitsi bari kuvuga ngo abagorozi ujya ni beza n'abari kumva bababarira itoro ry'Imana ikaba rimwe nabo nibagire gutya nani ingingo yatsinze abaki abavuguruzi none hindi ingingo yatsinze abavuguruzi kereza gatabo kabo banditse kariya kaginuze ako komatanye ngakana rifite mu nzare ego fata none ndege ya iyo umaze kugwa wiyandikiye iki mu gatabo kano gatabo kitunga ngo nivugura ryo batanye niki karanditse ngo pace ya 8 mu gusoma ni uzamenya ko uwanze ubugorozi abahisemo kuyoba n'ubuhumyi uwanze iki none se baranye bana bagorozi inari ngibatsinze abashitsi tujya kwa ijambo saa 10 zirashize saa 10 murebe batazigeze kuri ngahe ni saa 10 isaha ni y'abashitsi zigaye reka turebe isagape saa 10 zirageze hasigaye isaha y'abashitsi saa 10 ni isaha y'abashitsi abashitsi tuza n'abashitsi okay ngaho vuga iminota 2 nanjye mvuga iminota 2 ariko mwatize wizera ya Yesu amen twabasubizaga mu minota 10 ziguye minota gahe saa 10 isaha
abashitsi bagiye kutuyombera niyawe ndayikoresha iminsi yose abarakare bavuga ko batemera ijambo ryose ritanditswe muri Bibiliya none uyu munsi ijambo Bibiliya ko mwaryemereye muri sura musebice n'umurongo ijambo kampani muri sura musebice n'umurongo batsinzwe iyo muvuga ko ivugurura ryakomotse kuri Satani muba mwarazi igice n'umurongo ceceka yayongeye kurangireyo ceceka kurangireyo nuko none hepfo umwanya mwiza tugezemo aleluya ntabwo ndabangaza bose mumaze ngiye gutwara amasaha ahubwo niba saa kumi ziguyemo neza ese ubwo gusifura iki ugeze mu mwanya wo kwakira umushyitsi waba ufite ikibazo Haleluya haleluya arabaza ku ruhande rwose teraniro haleluya bitewe nuko umwanya wacu ku mpande zombi urangiye abashitsi twabageneye isaha n'umwanya w'abashitsi hatagiyeho igitugu cy'abantu runaka ahubwo abashitsi tubahaye karibu umwanya wanyu mumanuke abafite ikibazo karibu abashitsi bafite icyo kuvuga karibu twabageneye amabana n'abavuzi bo kuzava turabakiriye iyi yari deba ihujije abagorozi n'abivugura n'ubugorozi abashitsi ni karibu abashitsi bipange hano wageni wakajipange hapa vizuri sana abashitsi bipange abafite ijambo turashobohera mu rubemwe karibu sana turahera kwa mbere haleluya bandike inde bavuze ngo iki ceceka bari kubaza inde ceceka bari kubaza reka twakire uwa mbere ahabwe ijambo reka duhere kuyu wabaye uwa mbere aleluya sema ikira utuzere bakavuye kamo rero ikindi kibazo cya kabiri ikibazo cyanjye cyakubaza ndafatishije imwe ndagutumira bino bitabo byanjye kambishyira yewe bita abarakare kuko ibikoresho bivuga n'abarakare yego mwamaze kwandika naho nawe baza ikibazo mfite ndakibaza itorero ry'abarakare ikibazo mfite abantu bemera umugayo nk'abandati imana bafite imigayo barataha abana ku musozi babahaye izihe nshingano ikibazo cy'umushyitsi ngaho barakubajije bitatu byose igihe abafarisayo babonaga batsinzwe baragendaga bakihinduranya bakigira nk'aho ibyanditswe uriyubashije ikibazo ni umushyitsi cyangwa ni umuvuguruzi yesu ni umuneshi kandi azahora anesha ngaho mutuze abizera be ntibicare atari kubahereza amahirwe ngo ni abashyitsi ahubwo reka abashyitsi bagenzi wewe hano dufite abashyitsi biteguye kubaza wendege yawe kubaza umwizera wawe baragutabara ntibirashoboka mwese jewe ndi umusepake hakuru ko muri hano nta ruhande rwo ndiho ndibaza ikibazo nkurikije n'ibyo mwamuri kugamba ese kw'abagorozi bari kuvuga ngo bemera umugayo
abatuzi bamwe muri bo babigisha banigisha baja ku bagore ba kabiri bakagira abagore babiri mu bwihisho babavuga iki kugira bemera ko nigisha. Haleluya, uyu musepake abajije ngo aba bantu bafite abagore ba kabiri bemerwa mu barakare ko bavuze ngo bemera ubutegetsi bw'itorero. Aba bantu bavuga wiki ni ikibazo ntari ikibazo ikibazo hano nta kibazo mfite ariko ni gahunda mbonye muri ibi bihande byombi. Yego kuko niba mwari mutanze ngo ni umwanya w'abashitsi impande zombi ziba zahoze twe nk'abashitsi tukababaza mu migani hari kuvuga ngo iyo abagabo babiri basigana aba baburanisha cyangwa ababateze amatwi nibo bamenya utsinze cyangwa utsinzwe. None nta buryo kimwavuga ngo ni umwanya w'ibibazo by'abashitsi tena ngo mutangira mutuyombere bigaragare ngo nubwo mutuyombeye tumbonye aho kuri naho ikinyoma kiri neza cyane. Imana iguhumugisha. Sorry. N'umwanya muse. Yewe banyitaga Nsanyumba Mihigo. Nanjye ngomba ndi mutoro y'abadventiste mu rusengero. Ariko ngewe nirwaza ikibazo cyanjye tu. Yego. Unsubize cyangwa mudatsubiza. Mbiriza abashitsi mureke guhimba amatiku. Cyabaza ikibazo kibaho. Ariko abantu mwicara no kuvugurura. Mbese mu Kinyarwanda ni bimwe. Kuko ari gukorora ibyanditswe biriho no kuvugurura ukongera kuvugurura urongera aho gupora nzira gupora ibyize ibiri igihe cyo muri kwaza bari abavuguruzi. Icya kabiri babareze ngo report yabo report bakora report raporo ntabwo basubira amasinde kwa raporo ntabwo babisobanuye ko raporo bayemera cyangwa se batayemera bayisobanuyeho. Icyo ni tabara abagabo abavuguruzi. Icya kabiri kivuga ngo izina ry'itorero ryabo uko batangiye abakurikiranye ntaho twaryumvishije. Abana bagorozi bariya babize ngo nabarakare ngo nitwe tubyumvana abo bagabo basobanuye yuko ari abagorozi kabisa ako muri abarakare ako tugize ngo nabarakare. Rero dushanga baragona batugize izina ryabo nkuko ababari kuza bakarisobanura n'abarisobanura turyumva. Ikindi cyakaje ngo bavuze amafaranga ibibanza aho ikibazo kibaza mu ngabo zombi. Yego. Ese kugira ikibanza ni kitorero ni icyaha cyangwa ntari icyaha? Kango subiza gihagaze. Abavuguruzi bari hano kugira ikibanza cy'itorero ni icyaha. Ndege niyo umva atari icyaha azavuga ngo urabesheza gose. Ahubwo ni icyaha uwo washubijwe bo basubize ngo ntari icyaha. Undi mushitsi ari hehe uyu? Reka tubaze ibibazo nubwo mbona hari akavuyo kenshi. Nitwa Munyazibone Elisa. Yego. Naturutse mu Rwanda ndi umudivantisi umunsi wa 7. Yego. Muri union y'u Rwanda, association y'u Rwanda rw'Amajyaruguru. Abantu banyibeshaho rero uri kuvuga ngo nduwinaha ntabwo nzi. Sibyo? Nateranye amateraniro kubwo ishushu n'urukundo nagira ibyigisho kuko nkundi byanditswe byera. Ubwo rero ikibazo mfite ni kubyigisho abagorozi bivugurura bavuze cyerekeranye na restaurant na restaurant. Ayo magambo yombi ubusobanuro bwayo ntabwo babuhuje nkuko mbuzi kuko nimba restaurant mu Rwanda tuyita ahantu abantu bahurira basangira ibyo kurya bafite inzara bagahembuka, sinzi nimba guhembuka babyita ivugurura. Aho hantu nahageze ndatsikira. Restaurant na restaurant muze kubisobanura neza kuko ntabwo ubusobanuro ari bwo. Ikindi ndi umunyarwanda ntabwo nta nisano yo kuvuga ngo nshaka guhangana namwe. Oya, ndi umunyarwanda w'umudivantiste umunsi wa 7. Namwe muri abadivantiste basohotse mu itorero sibyo ra? Yego.
kandi inyigisho zanyu nizimfasha zifatanya n'uruhande ndi kubona ruri mu kuri. Amen. 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 Kuko mfite igihe kirekire na. Yego. Ikindi cya kabiri babajije izina ivugurura n'ubugorozi aho ryanditswe. Baje mu byanditswe byera muri Yesaya 59 58 ndasoma. Yego. Kuko nzi gusoma noneho nsobanuze aho numvise neza 12 12 haranditse ngo 58 handitse ngo n'abazamukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi kandi uzica ibyuho usibura inzira zija mu ngo. Umuhari mw'izina ry'ivugurura. Reka mbabwire ngo mwe kujya mupfa ubusa, ahubwo gerageza ukuri uvuga aho kwanditswe n'umurongo n'uwawanditse. Mushitsi nawe urakoze. Mazina ni Kimana Faustin. Mazina ni Kimana Faustin. Duyano Kyempango ku Muringoti. Yego. Muri village ya Kyempango C1. Yego. Ye nabyishimiye cyane agamateraniro ganyu. Amen wa. Uko yaduheshe kuba twamenye ukuri aho guhagaze. Amen. Ariko mfite ibibazo bibiri. Kimwe ndakibaza abivugurura, ikindi kibaze abagorozi. Kubera batangiye muri kuvuga mwese yuko mwavuye mu Adventiste umunsi wa 7. Nanjye ndi umudivantiste umunsi wa 7. Ushoreye ubutumwa bwo gutsindiswa n'ubutumwa bwo kwizera. Ubwo ndi mwene so naho dutamiye. None ikibazo cyo mfite reka mpere kubivugurura meruke kubagorozi. Bavuze yuko mwe muri abivugurura, ariko nge ntago nasobanukiwe muvugurura iki. Ibyo kibazo cya mbere, ubwo muri buze kukinsubiza. Cya kabiri ndakibaza abagorozi. Namwe mugorora iki? Nshaka gusobanukirwa kugira ngo noneho menye izo ngingo ko ari ibi. Imana iguhumugisha. Undi amazina ganje ni Prince Baraka kabava ntenunji kabakandi kabandi umusepa. Yego. Ikibazo cyanje ni kimwe. Nziko Bibiliya ivuga ngo tugerageze imyuka yo turebe imyuka iva ku Mana nitava ku Mana. Yego. Kandi koko bari kuvuga ngo nabagorozi. Namwe mukavuga ngo muri abagorozi. Ariko mwasoma ibitabo mugasoma muri Bibiliya. Ariko bo baje gusoma ibitabo cyane bagaje gufata ibya Madame White. Madame White ni umwana w'umuntu kawe. Koko turawa umuhanuzi ukandika ibitabo. Ariko iyo myuka ya Madame White ugomba kwigerageza n'ibyanditswe byera ukareba iby'uguri n'ibitari by'uguri. Kubera ko Bibiliya nitwereka inzira nziza yo kuja mu ijuru. Madame White agomba gucanganyirwa kubera ntarusha Dawidi nawe yakoze icyaha kandi yari umwizera ukomeye. Dawidi tutamuzi. Dawidi yakoze ibintu bikomeye ariko nawe yakoze icyaha. Niyo mpamvu ugomba kugerageza ukareba Madame White ibyo yakoze biva ku mwuka w'Imana nangwa hoya bihuriye he na Bibiliya. Urebye niba bihuye ukabona kumenya ko wabikurikiza. Kandi niba ubonye ko bidahuye ugomba kuja muri Bibiliya ukareba icukuri nikitari cukuri. None icyo ndugushaka kubabaza ni kimwe, mwizera Bibiliya nangwa Madame White? Haleluya. Nitwa Nsenga Saga naturutse Mahega bifo. Yego. Ikibazo nagize jewe ndi umutsindishirizwa n'umuntu bwo kwizera. Yego. Jewe ikibazo mfite nuko bavuze ngo nabanuza ngo nabavuguruzi. Ariko ikibazo cy'ubuvuguruzi
cyanyobeye biturukanye nuko bababajije umurongo na Bibiliya bavuga basoma ibanze basoma ijambo ry'ibanze ryo muri Bibiliya kandi ira jambo ry'ibanze riri kuvuga ko ari umuryango wandika Bibiliya mu Rwanda ari abantu banditse Bibiliya bavuga muri Yohana cyangwa si muri Luka cyangwa si mu Tangiriro cyangwa Haleluya. Nimuza kumusasira nimuza kuzisura nyankore. Muganda nagasobanura. Kare neja mkerererwe. Urabyumva neza? Nanta kumanya program iriya. ntabwo arazi gahunda iri hano Konga ko nari yo mu Rwuto nahura umuzindaro babane go gwanje ko hayi. nari niyo nanjye numvishe imizindaro ivuga nanjye ndakureba ibibaye Konga ho nashangisiriza ariko aho nasanze mugeze emajibiri ku mpande zombi niho natandikire nayo. niho natangiriye nanjye Kare yego ndakatandikire mu shomere yo mushorrongo. aravuze ngo ataratandika ngo mu ataratangira ngo musomere umurongo Petero yo kubanza rwa mbere 15. rwa Petero 15. igice cya gatatu umurongo wa 15 rwa mbere rwa Petero 3:15 musomere Nshaba mu shomero mu runyankore. Rwa mbere rwa Petero igice cya gatatu umurongo wa 15 aranditswe ngo yagira ngo mwubahe Kristo mu mutima wanyu ko ari we mwami kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese wabajije impamvu z'ibyiringiro mufite. yagira ngo Kristo mufite ubugwaneza mwubaha. Amen. Kandi nahabu icyo navuze ngo kubw'ibyo nasimo biteka kandi gwazaho ati nishimiye ibibereye ahangaha abo kwa mama yenda kutuyombera muri twe kabageni muzanye umutekano ariko mu kanya mwana mugiye kutuyombera kandi kandi turabashije umushoro mu Rwanda kugira ngo tuhereze Kristo ikidiniso kandi umurongo tubwiye ko tugomba guha Yesu icyubahiro mwewe munonga abo biteka bwaza. murakoze cyane kubwa gahunda mushizeho Kare yego nyowe ati njyewe aho nashangisiriza aho nsanze mugeze nashanga ni mugamba aha mucyara Erigi White nsanze mugamba ku bya Madame White emajibiri ni ndeba mwari mwikiriza Madame White kandi mbonye ku mpande zombi mumwemera ubu binagezeho kurikiza ariko ngerageje kubyo numvishe ino wanahuza nyine ko mushorongo unaresura iri kuhamya iki umwe ngo yabazaga ngo mutwereke igice n'umurongo bihamye iki ni nyina mbuze nani nawe arashaka kubaza ngo Erigi White mbese Ellen White okurwa mu kutandika kuva mu itangiriro okwiko mu kushukurwa bageza mu byahishuwe itumushangahe yanditswe mu kihe gitabo icyo ni ikibazo cyo kubanza icyo ni ikibazo cya mbere niza kutikura so umushororongo aragikurikizaho umurongo uvuga emfumu mu migani 35 30 umurongo wa 5 musome imigani 30 umurongo wa 5 igitabo cy'imigani igice cyaho ni cya 30 igitabo cy'imigani igice cya 30 umurongo wa 5 aratubwira ngo ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa niyo ngabo ikingira abayihungiyeho ntukagire icyo wongera ku magambo yayo kugira ngo itagucaha ugasanga uri umunyabinyoma. amen ng'ikigambo cyarahanga n'ikihamya ku kiriye cy'amazima ijambo ry'Imana rihora ari ukuri nk'uko ari ukuri ngo niwe ngabo bamuhungiraho kandi ngo niwe ngabo yo guhungiraho ngo se niwe buhungiro ngo cyona n'ikihamya ku kiriye cy'amazima kandi ngo ukuri kuvugwa nk'uko kuri ngo atarigiro wayongeraho ngo ntakagira uwongeraho wenda Erigi White none Ellen White ni nabi ngo muhanuzi n'intumwa n'intumwa kareberye intumwa ni nyina bwino mu Bible mu munyereke niba ari intumwa ndashaka kugira ngo munyereke aho mubisoma point ya kabiri ndiyo ni ndugaho noneho aka kabiri ni kuvaho shukurwa ibyahishuwe 18:22 18:22 ibyahishuwe 18 umurongo wa 22 haranditswe ngo
Ndihazumvikana muri wowe ukundi 2:2 amasore nimaza kunsasira 2:19 aravuze ngo 18 uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwarwa urembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Bible rejamwe nihanangiriza umuntu we no rukure kigambo cyo mu kitabo cyo buna binti. Mu Bibiliya iragamba ngo ndabingingira kugira ngo umuntu wese umva ubuhanuzi bw'iki gitabo. Uri byongeraho aryangerwa haki uzongeraho azongeraho ku byago byanditswe muri iki gitabo. Kandi uri cyo hari yacu bwo haki cyinki. Kandi ngo nuzagabanyaho azagabanya ku mugabane cya giti cy'ubugingo. Wewe ni ngenda nyetegereze. Ndashaka kugira ngo ndebe neza. Yohana kaniwe wahendire. Yohana ko ari we warangije kwandika. Ellen G. White kanani ndeba embajibiri ni mumwikiriza. Unarebye ku mpande zombi mwemera Madam White. Akije nyuma ya Yohana karabe yizire nyuma ya Yohana munyureka ahandike. Niba yaraje nyuma ya Yohana mutaka banditswe muri Bibiliya murakoze cyane. Muhereze twizere. Undi twizere wacu. Undi mushitsi. Sawa murakoze. Njyewe ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Abenshi muranzi. Nitwa Twizere Imana Sherezo mwumvaga. Ndi umurayike mu badivantiste w'umunsi wa karindwi dore ni ibi ntabwo mwabwe byambara mwebwe. Ariko noneho nakurikiranye umwigisha kigera hano wa mbere kurikirana n'uwa kabiri kigera hano. Wa mbere yigishije ngo abarakare mu buhakanyi. Aramanuka araho yasomye mu gitabo cy'Ikingereza kivuga Australian. Aravuga ngo buno kwisi ngo hari amatorero abiri. Ngo rimwe ni iry'abarakare ngo bari n'irindi ari iry'abaki. Ubwo ntabwo nabyanditswe n'abaki ngo bari n'abadakira. Barandukare n'abadakiranuka sinzi uko yabisomye. None ikibazo ni iki ngiki. Muri ayo matorero abiri ntabwo nabasize mumeze gutya je nari ndi umutampera nta nigeze kuba umugorozi nta nabasize munateye buno bikojije n'isoni. None ndabazura wigishije bwa mbere ko bakureze ngo wari amafaranga yabo ibihumbi ngo bari 168 ese ibyo bihumbi 168 ninde wabiguhaye waguruka ubugwariwe? Icya kabiri bavuze ko bageze mu Rwanda ngo ibibanza ngo basanga mufite ibibanza. Hari nabibaza koko ibyo bibanza murabifite? Ndabaza n'abanga bakora ako kandi uko aribo babivuze. Ibyo bibanza mwashidutse mwaratandukanye babiguze. Bamumaze gutandukana babiguze mumaze gutandukana mubona baguze n'ibibanza murabe bareka ngo dore turatandukanye bagura n'ibibanza. Urakoze Twizere. Urakoze pe. Hanze ubwo narindi ku izina ry'itorero naryo. Njyewe nabikurikiranye nabyanditse dore impapuro zose ngizi kandi na telefone yanjye hari gufata ntabwo nigeze nyikuraho timuyiyombere. Izina ry'itorero nasanze bariya bavuga ngo n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi nabyanditse na muntu. Basoma ahantu herekana ko ari abagorozi, basoma no mu bitabo havuga ivugurura n'ivugurura. Bari bagusoma mu bitabo bya Ellen White aribyo bari gusoma. Ubwo rero nkaba nibaza ngo koko ago magambo gombi mwari muri gusoma n'umurimo n'izina ry'itorero. Aho
ndasoma iki nabaza naba ngaba kuri iryo zina kugira ngo bigendere hamwe muze mu bitandukanya kwandika ko mwebwe muvuga ngo muri abagorozi ku izina ry'itorero ngo mubisoma muri Yesaya 58 nibyo hari niko mwasomye na 61 ago masomo mwayavuze ese bavuze ngo n'amazina yabo cyangwa n'izina ryaryo yego izina ry'itorero n'izina ryaryo cyangwa n'amazina kuko mu ijuru twebwe abadivantiste twizera yuko hari ibitabo bitatu byandikwamo amazina bitandikwamo izina mbo ubwo ahari wenda ngiye kubaza ikindi mbazaba nabonye urujijo rwashatse kugenda hagati muri izi nyandiko nanditse nakusanyije nsanga hano musoma inyandiko mukavuga muti twebwe nsanga mega ijambo ivugurura mutaryemera nubwo mutavuze ngo ndo turyemera ariko mu mvugo yose mwakikiye mwari muri kurigwanya Bibiliya mufite yanditswe n'abagorozi oya uretse muransubiza Bibiliya mufite mwemera iya 93 ko yanditsweho Bibiliya yera niyo 57 ikandikwaho Bibiliya yera mbese zanditswe n'abantu batandukanye yego andika ubwo ako nako mukakansubiza hari akandi nshaka kubaza nabonye ibitabo umuvandimwe Diogene namubonye ngo uyu ni umusaza ari n'imbere yanjye ari kwandika nabonye ibitabo bibiri uyu yasomye ni bibiri nibyo ni kimwe bo wasomye ibitabo bibiri pardon uyu mugabo Zagose yasomye byitwa abahirwa ni bande yego ibyo bitabo bibiri mbona arabirwanyishije byombi kimwe cyanditswe na bande ikindi cyandikwa na bande yego sibyo hari nabonye ibyo bitabo byombi asa nkaho kimwe kigwanyije ikindi byitwa byombi ngo bahirwa ni bagenzi ute kimwe cyanditswe n'iriyo torero n'ikindi cyandikwa n'iriyo torero numva ibyo bintu bisa nkaho babirwanyije byombi kuko twebwe nk'abadivantiste twemera ibitabo byose icya kabiri ku bitabo nabonye ibitabo byombi kimwe cyanditswe n'abagorozi n'ikindi cyandikwa n'abemera ivugurura n'ubugorozi kimwe cyitwa ngo ntibari impuruza ku banyarawodokiya ikindi cyandikwa ngo ni crime de Vatican biriya bitabo bya crime de Vatican hari ibyo numvise n'ibyo bari gusomamo ngo ntibari bamakabe byanditswemo ni umwuka w'ubuhanuzi wa Ellen G. White bya crime de Vatican kuko nabonye muri kuvangamo za crime de Vatican mukongera mugasoma ngo evenema none ibyo byose ni ibya Ellen White hari ibindi ikindi numvise mu bitabo bikora imana niwe numvise bari kuvuga hari ibitabo byanditswe bandika ibitabo bya bikora imana byitwa umurimo w'umukirisitu nabonye bari gusoma ibitabo menya ari bibiri kimwe kiri mu ivugurura ikindi kitari mu ivugurura bavuga ko bikora imana yabyanditseho none biriya bitabo bya bikora imana Diogene yanditse kimwe ndikubona hariho edisiyo ya mbere edisiyo ya kabiri na edisiyo ya kangahe
bikora imana udufashe nje ndi umutivi hari akanama Irina White yasize ko gucapa ibitabo no kwandikwa kazwi n'itoro ry'abadivantiste b'umuti wa karindwi urinde Bravo kanama ni Diogene ndakeka ko ahari warekeraho harakandi harakabazire hari uwitwa Bazire numvise ngo ari hano simuzi Bazire ni uwuhe harako nanditse hano ngo 168 ngo Bazire mwana wa mama ibyo 168 mwabaze ngo nibari ikaruba mwabihereje kugira ngo noneho nawe uzakivanemo inka 120 na nubo avoka w'inka 120 ari muri ruhe ruhande muri mwebwe nwanyu kumbe koko mwemeye yuko baziri umurezi w'inka 128 uzirega kibaze neza ari mu ruhe ruhande ari hano uruhande rwarimo rero ruramwemera nangwa ruramwanga none urwo ruhande rwemera yuko izi 120 koko bazibonyeho nibaze bakura barazizi murakoze nekeyaho irando bigoye nibaze bakura Mimi wote ry'Imana Miri wotorero ry'Imana ndakeka hari ndi kubona amashusho ya benshi muranzi nitwa Ndimuke Hakizimana buno ncumbitse hano mu Kyempango F4 twagumye kumva ibyanyu torero ryanyu mwahagurutse njyewe niga mu torero ryitwa irya Yesu Kristo ndakeka yuko mu minsi yashize oya kwizere nazamaniriza kwizere naza bivuge ubwo rero ikibazo nshaka kubaza ngiki mureke mabwire uyu mugabo yitwa Ndimuke yaratuye Marigongo kuba tuve muri Bunya baba mu ruhande na mu ruhande babimenye yarari mu bafrere bita abakatikati aba bafrere baboneka hano imaraya hepfo gatoya ubu kuri uno munsi nta nubwo yigeze no mu madive no mu mutwe gwanyu ubu kuri uyu munsi ntabwo ari umufrere ahubwo nageze no ndavuga ngo umugore we nta n'umufrere na n'ubu aramubwiraga ngo kuko wavuye mu bafrere uyu mugabo kuri uyu munsi nageze no ndabaza kuko wari uri umufrere ukaba waganya no kutere mu basoke babandi babakana sabazi ntibari kwigamo noneho mwemeye ko mbaza ikibazo ndashaka kubaza ni iki mwese mwaturutse mu badive muzoka mwitwa batampera nicyo zina twari tuzi hanyuma tuza kumva ko mwiswe mwabaye abagorozi mukurikije uko musoma n'ibitabo byanyu hanyuma yaho twaje kumva yuko mwapfuye umutungo w'itorero mwapfuye amafaranga mwapfuye inka mwapfuye n'ibibanza muri ibyo byose mumaze kubipfa ndetse muza no kurwanira hariya mu rubaya mumaze kurwana aho mutagize ngo mwiyunge mwongere musubire hamwe mukomeze ubutumwa bwanyu ahubwo twumva ngo mwigabyemo kabiri ndashaka kubaza n'uriya ruhande
none kuki mwigabye mugatangiza ubundi butumwa mutari mwakiranuka nawe mwari mufite ibyo mupfa. Ikibazo cyanjye ni iki? Cyo ni ikibazo yicarira. Uwo musaza Muja gutura ituro ryaho. Atanga isuku. Hariya nta kibazo ariko. njyewe ni umushyitsi ukomoka i Masisi ariko i Matama. Nagiye amashuri urabazi Nabi wanyu bahagaze. njyewe nitwa Ndemeye Antoine Bizande ukomoka i Masisi i Matama. nize amashuri muri Katolika, abagorozi bari bariho, ikanisa nzi yariho imbere ni Katolike, Adventiste na Sebeka uko ari atatu, andi yose yaje ndebe. Ariko none Bibiliya twese dufite, ubwo nari mu Katolike icyambanyemo ni ukuye nabonye abapadiri banywa itabi n'iki byose usanga bidafasha. Nibwo ngiye mu wasepake Bibiliya dusoma nimwe, n'abagorozi mwasomye nsanga nimwe, ariko none kiri kubatandukanya mwishyizeho amaharakubiri. Mwari bamwe ariko mwabaye amacakubiri, muramufite ibyo mwapfuye. None rero icyo mbaza, umuhamya wa Bibiliya n'umwe, harimo Bibiliya, harimo isezerano rya kera n'isezerano rishya, ntabiri gusa. None hariya ku mwisho wa Bibiliya ukwivuga muhasome, nimumara kuhasoma niho ndabasubiza n'ijambo. Bibiliya ijyahisho ku mwisho Yani ntoya. kuko niho hamya ibya kera n'irishya. Hano ku mwisho haravuze ngo hereza Bibiliya bami nani. Umwuka n'umugeni barahamagara ngo ngwino, kandi wumva nawe nagira ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushakaje ajane amazi y'ubugingo. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongera ibyago byanditswe muri iki gitabo. Amena. ntabwo Rurikiye muze. muri kuburana amagambo injo mwisho. Cyo mwisho ni Bibiliya. Iyo injo mwisho nobura mujabo kuzana ubutabo sinzi mwabukomoye, bura butabo ngiye bwaranyobeye. Ile njo mwisho iyo seba njo mwisho. mufate itoro namwaje mu bagorozi, abambere abanyuma bakurikira abambere. Amen. 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 Abashinga ayo magambo nimugire gutya. Sibaze badushike. Undi mushitari hehe? Sashimwe. Amen. Mari gufashe muze. Ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi, nitwa Ntabwoba Charles. Ibibazo byinshi babivuze sindi bubatinze, icyo ngiye kubabwira nuko ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nka. Mwatangiye ndaha umwigisha wa mbere ndetse n'uwa kabiri, nge ku bwanjye ndi uca urubanza navuga ngo uru ruhande rwaba rwatsinze. Ariko izina rya Yesu. we muretse kwishima, hari ikibazo ndi bubabaza. Ko impamvu niba twese turi abagenzi bajya mu ijuru, hari ikibazo mwabajije bene data bivugurura n'ubugorozi cyanditse mu itangiriro igice cya 18, aho Sara yagombaga gusubizwa umugabo we. Yego. Bariya bene data mubabajije kuko aha hantu niko handitse.
banga kumanika bivuze ko bahakanye Bibiliya. abarakare Ibababari kandi babihakanye babizi. Ikindi ndi kubabaza kuri uru ruhande. Kuko icyo nabonye hagati aho ntabwo muri gupfa ibyo mwahireho muri kutwigisha kuva kare. Ntabwo ari inyandiko. Niko njye nabibonye mu bwenge bwanjye no mu bishishozi bwanjye. Nkababazwa ahubwo n'umwanya twataye twicaye hano muri kuturimanganya. Ko impamvu ni iyi, ntabwo muri gupfa izina ivugurura n'ubugorozi, ntimuri gupfa n'uburakari, ahubwo icyo nabonye muri gupfa ni umutungo. Ni umutungo muri gupfa. Kandi kuba bariya babise abarakare, nubwo mwabihakanye, reka mvuge ngo namwe aho ngaho mwashatse kutujijisha kuko mufite icyabarakaje. Mufite icyabarakaje kandi none kubihakana nuko babibise atari mwebwe mwabyise. Ikindi ngiye kubabaza, ivugurura ni icyaha. Ikibazo cya kabiri, ni wowe wahigishije, wavuze ngo wemera Nehemiya na Ezira. Muri ibyo ndaza kuvuga icyambabaje ku giti cyanjye. Nabonye Nehemiya na Ezira wabemeye, urabivuga, ariko urangije uravuga ngo uri umugorozi. Ni byiza, kandi ni byiza ko tugorora iby'Imana, abatabizi bakabimenya. Nehemiya na Ezira bagoroye itorero, bareka kubaka urusengero. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Icya gatatu, bene data bivugurura n'ubugorozi baguze ibibanza, bajya kuri banke bagura n'inka. Korora ni icyaha. Kugira amafaranga menshi ukayabika ni icyaha. Ese kugura ikibanza ukubaka ni icyaha? Ubwo abagorozi muraza kukinsubiza. Icya kabiri, ndakibaza bivugurura n'ubugorozi. Ese namwe ko mwatwemereye ko ibibanza mwabiguze nyuma mukabigurisha, mwabonye ari icyaha muri hano? Urakoze cyane abashitsi, turabashimye kuko bakurikiranye akantu n'akandi kandi babashije neza cyane. Erega uwumva yumvira hehera, barusomye karerego n'ubundi. Noneho rero amasezerano dufite niyo turasubiraho. Umwigisha wabanje niwe uzabanza nanone kugenza gute? Kubazwa. Yamara kubazwa rero akagenza ate? Agasubiza. Birasaba ngo abavuguruzi bafate iminota 10 basubize mu bibazo babajijwe, natwe tusubize mu minota 10. Murakoze. Antene yasaba bikira vuba byihuse. Yego. Umugabo wamanutse akabaza ikibazo. Yego. Yabajije ngo ese ko mwanga konte? Yego. Umuntu kugira konte ye ni icyaha? Ubwo yakimbajije yakikubajije. Humura gato ntabwo uri kubusubiriza. Subiza rero. Hano haravuze ngo subiza ikibazo wabajije. Wigisha niwe uzabaza kubazwa kandi bababaje ibibazo byinshi. Weho subiza ibikureba, natwe ibitureba turagenza gute? Turabisubiza ngo babashyitemwe. Iminota 10 turayiguhaye nubwo wayo kumenya ko watsinzwe. N'akajagari wagaragaje mu minota 2 yacu. Igihe naringiye kuvuga ukayombera mu minota 2 yacu, byatumije uyoberwa abari kukubaza. Bakubajije ari 3 bikurikiranije, barakubaza ngo cyane maze ukivuga
mbese ntabwo byemewe ko umuntu agira konte ye ku giti cye. Uwa kabiri arakubaza ngo ese ko muri mwe harimo abafite abagore babiri mubavuga wiki ko kandi ari abakozi b'itorero muvuga ko mwemera ubutegetsi bw'itorero? Subiza bwangu dukurikiza uko bakurikiranye. Ni wowe bahaza ijambo. None bantu b'Imana seba bikira hindutse umuvuka wacu bandi nanditse ceceka gato ndacyavugura nabije kuvuga seba bikira kwandika. Subiza ibibazo nabajijwe byose nemera kubisubiza. Subiza bwangu. None ingo nyine ndasubiza ariko maze kugenda gute gusubiza nyaruka vuba. Fata urupapuro rwaruhishe haranditse nibo bazakubaza usubize, numara gusubiza nanjye nkurikireho nsubize. Umva niko biri kubase. Ubwo wahamagaraga abashyitsi yakubajije yakubajije. Umva uri kumva nawe wera kuvuga icyo abandi bantu babiri ngewe gahunda mbese babashije ntabwo babashije hasigaye kariyoneri natubwire uko bimeze. Kubajije ukanga turasubiza yego kariyoneri abakariyoneri muze hano bagire bati ni twe tugiye gusubiza nibarebe igihe gisigaye twe tugiye gusubiza. Sawa nubwo wari utangiye kuyomba tu ubundi uzanatsindwa byose tu. Ibibazo twabajijwe yego yewe niho amapaje n'abiri turasubiza rwose twitonze nta kwirukanka. Kugabanya iminota n'isaha y'abashitsi se wowe kwumva Yesu umva yego iminota turayigabana. Kandi uri kuyombeshwa n'iki? Uri kuyombeshwa n'iki? Uri kuyombeshwa n'iki? Ahubwo tugabanya iminota ceceka sabikira wewe. Hari umugabo umwe ukubajije hafi urupapuro rwose rwose ceceka wani n'iminota 10 ariko kuyombeshwa n'iki? Uri kuyombeshwa n'iki? Uri kuyombeshwa n'iki? Dushimira Imana cyane iduhaye kugera muri uyu mwanya, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Turashimira n'abashyitsi bakurikiranye babashije ibibazo. Imana ibahe umugisha mwabashyitsi mwe. Noneho rero fata mayike nyabuna ijye hasi. Turasaba abashyitsi babashije ibibazo babe hafi bumve ibisubizo kuko turihuta cyane. Yego, ikibazo cya mbere barareba icya kabiri. Nuwabajije abaza ngo ivugurura n'ubugorozi ni izina ry'itorero cyangwa ni umurimo? Icyo cyabajije bagiye rwose. Igisubizo andika abami n'abahanuzi 345 haranditswe ngo umurimo w'ivugurura n'ubugorozi wakozwe n'abari bavuye mu bunyage bayobowe na Ezira na Zerubabeli, Ezira na Nehemiya, ugaragaza isura y'umurimo w'ivugurura mu by'umwuka ugomba gukorwa mu mateka aheruka y'isi yacu. Mwumvira amagambo izina turi abagorozi naho ivugurura n'ubugorozi ni umurimo Imana yacu yahabwa icyubahiro. Restore na resitora urakoze cyane. Ijambo resitora ni resitora y'inzu aho batekera ibyo kurya bakabigaburira abagenzi babiguze. Naho resitora ntabwo ari resitora, ni amagambo abiri agenza atandukanye. Nuko wenda waba waje ukererewe mu byaduka byo mu minsi y'imperuka byasobanuwe na Diyogene Bikorimana. Ibyanditswe byitwa umurakari kandi bikwanye n'umushyitsi yarebye asanga n'abarakari bafite ibyabarakaje koko. Yaravuze ngo iyo bavuga resitora mu byaduka byo mu minsi y'imperuka paje na 13 yanditse ngo yateye umugongo Edeni ivuguruye, mu gihe mu gifaransa hari handitse resitora. Imana yacu ihabwa icyubahiro. N'amagambo atandukanye.
tugaruke rero noneho ugikomeje yego hari n'undi wabajije ngo buriya butabo ibyanditswe cumi n'icyenda avuga ngo buriya butabo butari mu Bibiliya ngo mbese ngo bwaramucanze Bibiliya igutegeka kubisoma nagutera kubisoma ngaho mwandike yego ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 3 paji ya 30 yego haranditse ngo umwuka wayoboye abahanuzi kwandika Bibiliya niwo mwuka wayoboye Ellen White kwandika inyandiko z'Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Dusubize ikindi kibazo bavuze raporo y'amafaranga. Mu by'ukuri bene data barakare nk'uko twabisomye bakoreshejwe na Satani gukusanya ibinyoma byinshi ariko icyo bigendereye ari uguhindanya abantu b'Imana. Muri 2015 hakozwe isonzoranya ibyo 68 by'idolari barabeshya